Abantu benshi batangira bizinesi ariko bakagura izina cyangwa se babyita kugura iseta. Iseta ni ukuba umuntu yarubatse izina, yahagarika bizinesi cyangwa agiye mu bindi, ukamwishyura amafaranga kubera ko yubatse izina, nawe akaguha aho ucururiza. Ntibivuze ko aguhaye ibicuruzwa bye, ahubwo aguhaye izina gusa. Nshuti za Shiroza TV1, turabashuhuje. Uyu munsi tugiye kureba hamwe impamvu izina cyangwa brand ari umutungo uruta amafaranga. Hari abantu benshi batekereza ko iyo ufite miliyoni 100 uba uri umukire, ariko reka nkubaze iki kibazo: ese umuntu ufite miliyoni 100 ariko nta muntu n'umwe umuzi, arusha umutungo umuntu uzwi n'igihugu cyose? Igisubizo ni oya. Abenshi bahita bavuga bati ufite amafaranga niwe mukire, ariko reka turebe ukuri abantu benshi batazi. Abantu bafite amafaranga menshi ni abazwi cyane. Hari abantu bafite amafaranga menshi, nyuma y'umwaka bakaba nta na kimwe basigaranye, ariko hari abandi bafite izina gusa, nubwo baba badafite amafaranga menshi kuri konti, bakayabona igihe cyose bayashakiye. None se ni iki kibitera? Ni uko izina rikora amafaranga, ariko amafaranga yonyine ntahita yubaka izina. Reka tubirebere muri iyi nkuru. Reka dutekereze ku bintu bibiri. Hari umugabo witwa Kamari, afite amafaranga miliyoni 50. Arazifata yubaka inzu, agura imodoka nziza, agura ibikoresho byiza. Nyuma y'imyaka 2 bizinesi ye yarahombye. Imodoka ye yarayigurishije, inzu ishyirwa ku isoko mu cyamunara kubera ko nta mafaranga yo kwishyura yari afite. Amafaranga yarashira yose. None se hasigaye iki? Niba nta zina yari afite yarubatse, abantu bazamwibagirwa vuba. Ariko reka turebe ku rundi ruhande. Hari umukobwa witwa Diane, nta mafaranga menshi afite, ariko abantu bose bamuzi nk'umusitari. Bamuzi nk'umuntu utanga serivisi nziza iyo afunguye bizinesi nshya. Abakiriya bahita binjira. Kubera iki? Si ukubera amafaranga, si ukubera igishoro kinini, ni ukubera ko yubatse izina. Izina rye ni brand. Reka turebere ku rugero rwo mu Rwanda. Muri Kigali hari amaduka amwe ushobora gusanga arimo ibicuruzwa bihenze kurusha abandi, nyamara abantu bagakomeza kubigura. Kubera iki? Kubera ko bizeye izina. Bizeye izina rya nyirabyo, bazi ko ibyo bicuruzwa bikomeye. Yarangije kubaka izina, yemwe niyo yakwibeshya umunsi umwe babigura. Iyo icyizere kimaze kubakwa, abakiriya ntibagura igicuruzwa gusa, bagura n'umutekano, kuko bizeye ko ibyo ubahaye ari bizima. Izina warangije kuryubaka. Iyo ugeze aho uba utangiye gusarura inyungu za brand yawe. Reka mbasetse gato. Hari umuntu wagiye kugura inkweto, agezeho aramubwira ati, arabaza ati ni original? Wa muntu ati ni za hehe? Ati na Adibasi. Wa muntu atese urumva najya kwambara Adibasi nkabwira abantu ko nambaye Adidasi? Bose baraseka. Ariko ibi birigisha iki mu by'ukuri? Iyo izina ridafitiwe icyizere, n'igicuruzwa bizagorana kugicuruza. Reka turebere hamwe isomo dukuyemo. Mu by'ukuri hari amagambo abiri ugomba kumenya. Amafaranga arashira. Ndasubiramo neza. Amafaranga arashira. Izina ryo rirakura. Iyo ukoze neza imyaka 10, izina ryawe ritangira kukwamamaza. Abantu bwabo nibo batangira kukuzanira abandi bakiriya. Ubizi neza. Ntubukishyura amatangazo menshi nk'uko wabikoraga mbere. Brand yawe ibigukorera akazi.
reka turebere hamwe inkuru ya kabiri. Hari umusore watangaga serivisi zo gusana mudasobwa. Mu ntangiriro abakiriya bari bake cyane, yemwe byari bigore kumwizera, nta cyizere yari afitiwe, ariko ntiyacitse intege. Yubahirizaga igihe, yakoraga akazi ke neza, yavuganaga neza n'abakiriya be. Iyo hageraga uri umwe wahavaga wamukunze. Hashize imyaka mike abantu batangira kuvuga bati, niba ushaka umuntu wizewe, jya kuri uriya musore ukorera hariya haruguru. Yari amaze kubaka izina. Uyu munsi ashobora no kongera ibiciro. Niyo yahenda kubera yubatse izina, abakiriya yakomeza akababona. Ariko abakiriya bakomeje kumwishakira kubera ko yabubatsemo icyizere. Kubaka izina. Reka turebe urugero rworoheje. Niba hari abantu babiri bagurisha amata, umwe afite izina ryiza kubera isuku n'ubunyangamugayo, undi ahora avugaho kuvanga amata n'amazi, bombi bashobora kugurisha amata amwe ariko ku giciro kitari kimwe. Izina ryiza rituma ushobora no kugurisha ku giciro kiri hejuru kuko abantu bizeye ibyo ubaha. Naye masomo akomeye hano twakuramo. Icya mbere, izina ryiza rikurura abakiriya. Icya kabiri, izina ryiza abantu bakwamamaza bo ubwabo. Icya gatatu, izina ryiza rituma abantu bakwizera mbere yo kukubona. Icya kane, izina ryiza rituma ubasha guhangana n'abanywanyi bawe cyangwa se abakonkeha bawe mucuruza bimwe ku isoko. Icya gatanu, izina ryiza ni umurage uhoraho, ni umurage ugukorera n'igihe utagikora ubucuruzi, izina riragukorera. Tugera ku mwanzuro, reka nkubwize ukuri. Ntukibaze uti nakora gute ngo mbone amafaranga. Tangira wibaza uti nakora gute ngo nubake izina abantu banyizere. Amafaranga ashobora kubura, isoko rishobora guhinduka rigapfapfana, ariko iyo ufite izina ryiza ushobora kongera kubaka business inshuro nyinshi. Izina ni umutungo utibwa n'abajura, ntutwarwa n'umwuzure, ntuhuhwa n'umuyaga, kandi ntusaza igihe cyose ukomeza kurikoresha neza, ukomeza gukoresha ukuri. Ubunyangamugayo na serivisi nziza bigufasha gutsindagira izina wubatse. Mu gice gikurikira tuzabagezaho amavideo meza akomeza kubagira inama icyo ushobora gukora muri business ukarushaho gukomeza kubaka izina. Mu by'ukuri ntuzabone Coca-Cola cyangwa ngo wumve izina Coca-Cola ngo ugire ngo byaje ku busa. Byasabye imyaka myinshi. Ntuzumve MTN ngo ugire ngo byaje ku busa. Byasabye imyaka myinshi. Ntuzumve Nike, Apple n'izindi nganda zikomeye ngo ugire ngo ni ibintu byabaye umunsi umwe. Bubatse izina. Uyu munsi abantu benshi bifuza ko bambara ibicuruzwa byo kugira ngo babifotorezeho kandi bakabishyura. Ufashe umukinnyi wubatse izina, kubera izina afite, wamuhera ubuntu igicuruzwa cyawe kugira ngo akwamamarize. Nguko uko izina riruta amafaranga. Izina ni ubutunzi bukomeye. Niba iyi video hari ikikunguye, ntibagirwe gukora like, uyisangiza abandi, kandi kora subscribe kugira ngo amasomo yacu y'ubutaha ajya kugeraho ku gihe. Mwakoze cyane.